Nimuhumure bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatatu tariki 26 Kanama 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibara ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyetesaloniki, umutwe wa 3 umurongo wa 6 kugeza kwa 10 n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Bavandimwe mu izina rya Nyagasani Yezu Kristu, tubategetse kwirinda umuvandimwe wese w'inyandagazi udakurikiza inyigisho z'umuco mudukomoraho. Muzi neza ukuntu mugomba kudukurikiza. Ntabwo twigeze tuba inkorabusa iwanyu, nta numwe twigeze dusaba umugati wadutunze, ahubwo ijoro n'amanywa mu mvune n'imiruho twarikoreraga ubwacu kugira ngo hatagira n'umwe muri mwe tugora. Si ukuvuga ko tutari tufitiye uburenganzira, ahubwo twashaka kubabera urugero mukurikiza. Igihe twari iwanyu twabahaye uyu mugambi tuti, niba hari udashaka gukora agereka no kurya. Nyagasani Nyiramahoro ubwe n'abagwiriza amahoro aho muri hose n'igihe cyose. Nyagasani abane namwe mwese. Iyi ndamutso ni njyewe ubwanjye Pawulo uyiyandikiye, kandi mu mabaruwa yanjye yose nicyo kizabemeza ko ari jyewe. Nuko nandika: Muhorane iteka ineza y'Umwami wacu Yezu Kristu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 128. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Ivanjiri ni yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 umurongo wa 27 kugeza kwa 32. Muri icyo gihe aravuga ati, nimwimbire bigisha amategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwebwe mumeze nk'imva zirabyingwa. Inyuma ni nziza, naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Namwe nuko mumeze. Imbere y'abantu mwigira intungane, nyamara mu mitima haganje uburyarya n'ubugome. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe mwubakira imva z'abahanuzi, mugasukura ibituro by'intungane, mukavuga ngo iyo tubaho mu gihe cy'abasokuruza bacu ntituba twarafatanyije nabo kumena amaraso y'abahanuzi. Bityo mukihamya ubwanyu ko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwigane basokuruza banyu, maze mubarenze ubugome. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, nimukomere. Kiriziya umubyeyi wacu duteguriye amasomo adufasha kugira isuku y'imbere. Ubunebwe n'uburyarya bishobora kuganisha uwo byokamye mu kwirara, akaba yakwigira ntibindeba, nyamara akaba ari kwiyangiza imbere ubwe. Kandi ubusanzwe bene uwo agaragara neza inyuma nk'umuntu ukomeye, nyamara imbere harashize. Pawulo na Yezu uyu munsi barakoresha amagambo akakaye badukangurira iyo suku y'imbere. Aho Pawulo mu isomo rya mbere, nyuma yo kumva abayobe bari kugandisha umuryango w'Imana ngo imperuka yageze, ngo Yezu agiye kugaruka, uko rero bamwe bagahita barambika imirimo ngaho ubuzima buhagaze, bakadukira ubunebwe no kuba indakoreka, bakavunisha abandi. Aba rero Pawulo ari kubacyaha ati, niba hari udashaka gukora ajya reka no kurya. Ni koko bavandimwe, hari abantu bamwe babura mu mirimo ariko bakaza kugaragara ku isahani, ku meza. Hari n'abandi benshi bakorera ijisho ngo kubera ko ntawe ubacunga bakikorera ibyo bashatse. Hari n'abandi baterera iyo batanirirwa bavunika ngo bakore, ahubwo bakanyunyuza imitsi y'abandi, bagasandaza, bagasesagura umutungo, bakawumanira mu ndaya no mu ikabare, bagacura abandi. Nuko abo babana akari bo bavunika cyane. Nutwo baronse mu rugo umwe akatwikubira, nka ka karengane kwa mugore we wareze umugabo we ati, je travaille, il mange. Ndakora akarya, ngaho nimungira inama ababyeyi. Mutagatifu Benedicto ati, ora et labora. Gusenga no gukora birajyana. Akenshi umunebwe ku murimo no kwisengesho hari ubwo bijyana. Abafarizayi n'abigisha amategeko bibwira ko bakataje mu kumenya Imana, ko ari inzobere, nyamara Yezu we ntahwema kubacyaha, abereka ko hakiri byinshi kandi by'ingenzi babuze. Hari intambwe basigaje gutera, ntibarashyika rero. Yezu yarakoresheje ijambo rikakaye bibibutsa isuku y'imbere ku mutima kuko biyerurutsa ati, nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarizayi, mwe mumeze nk'imva zirabyingwa. Inyuma ni nziza, naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Birababaje. Mu muco w'Abayahudi basigaga imva ibara ry'umweru kugira ngo zirusheho kugaragara, ntihagire uhegera atabizi, bityo uhanyuze wese ahita amenya ko ageze ku irimbi. Iri bara ry'umweru inyuma ariko imbere ari umukara, urumuri rubengerana inyuma ariko imbere hari umwijima, ari ijoro bicika. Ni b'abafarizayi biyerurutsa, bakagira neza bakitaka bakitakuma, ababonye bakabibeshyaho, nyamara ntibagire umuhate wo kwitunganya imbere. Yezu ati, imbere y'abantu mwigira intungane, nyamara mu mitima yanyu haganje uburyarya n'ubugome. Birababaje. Umufarizayi ni umuntu wese wiyemera ko azi iby'Imana, ntiyemera gukosorwa na gato, agakomeza kwihagararaho mu mafuti ngo adaseba, ngo ntibishoboka,
bikazarangira adakize, bikazarangira agumanye umwanda, ibyaha. Umugore w'umuganga ukomeye yahoraga aribwa mu nda cyane, atangira gukeka abaturanyi ngo baramuroze, ugatangira kunywa imiti yo kuvura uburozi ariko byanga gukira, ahubwo akarushaho kuremba no kuzogobera. Abandi bakamugira inama ngo zisuzumishe kwa muganga ngo wasanga ari inzoka. Nuko akabapinga cyane ngo umuganga nkawe wiyubashye yagira umwanda bingana iki ngo arware inzoka bene ako kageni. Mu gihe ararembye cyane yenda gupfa, abaturanyi baramutabara bamujyana kwa muganga. Agezeho baramupima basanga afite inzoka zo mu bwoko bwa amibe. Muganga mukuru aramubwira ati, amibe ntizijya zijenjeka, ziranyunyuza mpaka, kandi zishobora gufata abantu benshi, ari abana ari n'abakuru, bose zishobora kubafata. Zisaba rero kuzitangatanga hakiri kare kuko ziyorobeka, sankiste, zirihisha zigakubeshya ko zakize. Zisaba rero kwivuza buri mezi 3 byibuze, nawe ukazikanga ukazirukaho, bityo nawe zikaguha agahenge gatoya. Kuzishobora ni ukuzitangatanga, nta kuzisuzugura. Nuko wa muganga nyuma y'amezi 3 agerageza kubahiriza inama za muganga mukuru, yongera agarura ubuzima. Mubyeyi, hari ubwo umuntu ashobora kwirara ati, nge ndi umuganga nta mwanda nagira, nta ndwara yankoraho, sinakwandura, sinarwara inzoka, ngo inzoka ni iz'abana n'abanyamwanda. Nyamara warashize, wararembye. Icyambere ni ukumenya ko turwaye, hagakurikiraho kwivuza. Uko umurwayi wa amibe agomba kuba maso igihe amibe zimugarutse, ntabeshyira abaturanyi ngo baramuroze, ni nako umuntu wese uri ku isi agomba kuba maso ku byaha, akamenya ko atarageraho umwanzi atatera ibuye. Kudacurira abandi ibyaha ngo wowe uri umwere, ngo abandi nibo banyamafuti. Icyaha gishobora kwihisha muri wowe nka amibe, kikaguha agahenge mu gihe gito, byumvikana igihe wagize discipline. Ariko niba udohotse kuri discipline, aho icyo cyaha cyari kihishe, amaherezo kizihishura, gitangire kigukoroge, gitangire kikurume. Usibye Imana yonyine itunganye, abantu twese turi ku isi ntabwo dutunganye, turi abanyabyaha. Tujye twirinda za mvugo ngo urwego nagezemo, ibi ntibyamfata, sinarwara inzoka, sinakora ibyaha. Bavandimwe, ibyaha bidusuzuguza nk'uko muganga warwaye inzoka yumva asuzuguritse. Ibyaha birindi muri cyubahiro, ibyaha biradusebya, bikatwandavuza, bikatwandagaza. Ariko umuti ntabwo ari ukwiyerurutsa ngo uhora mu masengesho, ngo uhora imbere y'Imana, ngo uhora utanga inama, ngo wigisha abandi, ngo bakubonamo intangarugero. Ubwo se wabona usabye imbabazi kandi wiyubashye yavuga iki? Muvandimwe, yaba wamenyaga ko urwaye ukivuza hakiri kare, yaba wamenyaga amakosa yawe ukamenya ibyaha byawe hakiri kare, utagombye kureka abandi ngo abari bo babikubonamo. Kuko iyo abandi bakugiriye inama y'ibitagenda neza mu buzima bwawe, akenshi ntubyemera, uratongana, ukiregura, ukiyerurutsa, ushaka kwishyira heza. Abantu benshi bavuza indwara z'umubiri zagaragaye inyuma, ariko iza roho ntibazimenye. Yezu rero adusaba kutajenjeka. Imana mu kudutegurira amasomo buri munsi ibizi intege nke zacu, ibyaha byinshi abantu dukora. Buri munsi Imana yifuza kugira ikosa rimwe ugabanya, ureka. Buri munsi ukagira icyo uhindura mu mikorere yawe. Buri munsi ijambo ry'Imana rikagira intambwe nziza riguteza. None ukava ku isoko, ejo ugafata ijerekani ukajya ku isoko, ukavoma imbabazi z'Imana, ukihanagura, ukiyuhagira. Ejo bundi ukarya ibiryo bifite isuku. Buri munsi ugasa ukundi, buri munsi ugahinduka neza. Iyo ntacyo wahindutse cyangwa wahinduye buri munsi, ni uko utemera, nturamenya uburwayi ufite. Nuko rero muvandimwe, buri munsi uwugenera agashya kawo. Yezu, turagukeneye buri munsi ngo udusukure, imitima yacu ihora ikereye kukwakira buri munsi. Yezu, ngwino uturi iwacu. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.